ibaze kubabazwa ugateranwa n'uwakunze akagusigana abana babiri bashonje, amarira buri munsi ndetse n'umutima washenjaguritse wamenetse. Ibaze nawe kwisanga ku muhanda uri gusabiriza, utekereza yuko nta muntu n'umwe uri bukwiteho, kugeza ubwo umuntu utari witeguye ko yakugeraho akugeraho. Ese byaba ari ibitangaza? Ese yaba ari amahirwe ya kabiri, cyangwa se ni uko uri kubabazwa? Reka dutangirire story yacu hano mu mujyi wa Lagos, ni muri Nigeria, ubwo imodoka zicicikana, abantu bari kunyuranamo urujya n'uruza. Robert, uwo musore wicaye mu modoka ya SUV, ari kugenda chatinga avugana n'inshuti ze ndetse ari gukora business zitandukanye online, yatwaye n'umushoferi we. Ubwo rero bari bageze muri junction nk'uko twakwita mu ihuriro ry'imihanda. Umushoferi yagabanyije umuvuduko agenda gakeya, nuko umushoferi ubwo arimo yitegereza impande n'ibandi ngo arebe nimba nta modoka ziri kuza kugira ngo yambukiranye umuhanda. Robert yagerageje kurebera mu idirishya kugira ngo arebe ku muhanda umeze. Akireba hanze automatically ako kanya amaso yahise amwerekeza ku muntu atariteguye kubona. Akimubona ahise yumva agize ubwoba. Ahangaha ku muhanda aho twakwita nk'aho abanyamaguru batambuka, hari umugore wari uhicaye, yari yegamye ku giti gitoya cyari kiri aho ngaho ku muhanda. Imyenda ye yari ishaje cyane ndetse yanduye. Ahangaha ku bibero bye hari haryamye abana babiri b'abahungu. Aba bana nta nubwo bari barengeje imyaka 4. Abana mu maso yabo byagaragara ko bananiwe ndetse bafite inzara nyinshi. Robert yaramwitegereje cyane itegeze uyu mugore, arangije aravuga ati hari ikintu kidasanzwe hano, uno mugore ushobora kuba muzi. Oya, ntabwo bishoboka. Nuko ubwo imodoka yari itangiye gukomeza igenda, uno mugabo yatangiye kumva muri we atameze neza, umutima watangiye gutera cyane. Nuko arangije aravuga ati niwe. Robert muri ako kanya yahise abwira umushoferi we hagarika imodoka. Umushoferi yahagaritse imodoka ashyira ku ruhande. Nta kindi kintu atekereje, Robert yahise ava mu modoka. Nuko arangije aratambuka yegera wa mugore. Ubwo yamwegeraga ahangaha umutima we warateraga cyane. Nuko arangije arahumeka yica umutima. Amaka umugore acyumva umugabo waramuhamagaye yahise yubura amaso, yubura umutwe, aramureba. Ya maso ye yahoze ari meza yuzuyemo ibyishimo, ubu ngubu wabonaga yuko aremerejwe n'agahinda. Muri ako kanya akimubona yatangiye gufungura umunwa gake gakeya, ariko nta jambo na rimwe ryasohotse mu kanwa. Ariko nyuma ho gatoya yaje kumanaginga kuvuga. Robert nubwo ijwi rye ryari ricitse intege cyane, nuko umusore yahise agira emotion nyinshi cyane. Ati Amaka. Uyu Amaka yari umukobwa bari baziranye ku ishuri aho yigaga, ariko uyu mwana w'umukobwa yari kumubona ahangaha yarahuye n'ibibazo ari ku muhanda. Nuko Robert arangije aramubaza ati se byakugendekeye bite? Amaka arangije areba hasi, amaboko ye yarafatishije babana be. Nuko arangije amuga ati Robert, ushatse wakwigendera. Ariko Robert ntabwo ashobora kugenda, ntiyashobora kumusiga ahangaha. Akimara kwibuka uko uyu mukobwa yari ameze ubwo amuheruka, hari ikintu muri we cyatangiye kumuhatiriza kumubuza kugenda. Nuko uyu mukobwa arangije amuga ati Robert, wakwigendera. Ariko uburyo yabimubwiraga ndetse amubwira ni ijwi risa nkaho riri low, ricitse intege. Nuko muri we atangiye kuvuga ati ngo ntabwo ari Amaka, ntabwo ari Amaka nzi. Amaka nzi yari ameze neza, afite ubuzima bwiza, ndetse Amaka nzi yari afite inshuti nyinshi cyane, ndetse buri gihe yabaga ari guseka. Amaka nzi yari umukobwa buri wese yifuzaga, buri wese yakundaga ku ishuri. Amaka aho yigaga ndetse n'uyu musore, uyu mwana w'umukobwa yari umusitari, yari umukobwa ukunzwe cyane. Nuko wa musore arangije aramwitegereza, atera intambwe aramwegera, aramwita Amaka, sobanurira ni gute wisanze ahangaha? Nuko umugore arangije aramwitegereza, arangije aramubwira ati ibyo ntabwo bikureba, wowe va ahangaha wigendere. Nuko Robert arangije aramubwira ati Amaka ndakwinginze mbwira byagenze gute? Aramubwira ati ntabwo ibi ngibi ari byo, ntabwo wakwiriye kubura ahangaha, wakagombye kuba ubuzima bwiza. Nuko arangije Amaka asa nkaho aseka, ariko aseka biri wiki. Nuko arangije aramubwira ati Robert byarabaye, kandi ntabwo ari buri umwe wese ubona amahirwe ya kabiri. Nuko umusore arangije yitegereza abana ndetse arongera yitegereza wa mukobwa. Nuko arangije abwira wa mukobwa ati reka ngufashe. Amaka arangije aramubaza ati urashaka kudufasha? Ntabwo uri kubyumva wowe, ntabwo wowe ushobora gutunganya buri kimwe cyose. Arangije aramubwira ati hari ibintu byangiritse cyane bigoranye kuba wabitunganya. Robert arangije aramubwira ati ibyo uri kuvuga bishobora kuba ari byo, ariko ntabwo byo bivuze yuko ugomba kubinyuramo wenyine. Nuko Amaka arangije afata abana barabiyegereza, aramubwira ati Robert ndagusabye genda, ibi ngibi ntabwo ari ibibazo bikureba. Robert arangije aramwiga neza,
nuko arangije atangiye gutekereza uburyo uyu mukobwa yari amuzi mu bihe byatambutse, akaba ari gushuragura inganga ku muhanda, ari kubaho ubuzima bubi. Robert arangije muri we atangira gufata umwanzuro ko atagomba gusiga uyu mugore ahangaha. Arangije amuga ati Amaka, ngwino n'abana tujyane, nshobora kubafasha. Nuko Amaka yahise azunguza umutwe ako kanya, aramuga ati oya, nta kibazo turaza kubitunganya twenyine. Nuko Robert arangije yitsa umutima, aramuga ati ntago izi ngizi ari impuhwe, ahubwo ni njyewe uri kugerageza gufasha umuntu nzi, umuntu nshaka kwitaho. Amaka arangije azunguza umutwe, aramuga ati ntago bizi, nindamuka njyanye nawe ni ibiki bizakurikiraho? Ntabwo ngiye nshobora kudipendinga ku muntu n'umwe, ubuzima nanyuzemo bumbwira ibyo ngibyo ko nta muntu n'umwe ngomba kudipendingaho. Robert aguma aho ngaho, nuko arangije amuga ati Amaka, ntabwo ubuzima bwakubereye imfura, ariko ntabwo wagombye kurwana nabwo wenyine. Nuko umugore arangije amuga ati tumeze neza, wowe genda nta kibazo. Nuko mbere yuko Robert yamusubiza, umwana umwe muri za mpangararize, umwana yatangiye gufata ku gifu. Robert ahangaha se yumva agenda kamwishe, uyu mwana w'umuhungu yari ashonje. Akandi kana kahise gatangira kuryama kuri mama wako. Nuko Robert arangije aca bugufi, arangije arabegera, arangije amuga ati Amaka, reba abana bawe, aba bana bakeneye kurya, aba bana bakeneye kuba bari ahantu harinzwe, ntabwo ugomba gukora ibi ngibi wenyine. Amaka ntabwo ugomba kwitwara gutyo. Muri ako kanya Amaka iminwa ye yatangiye gutitira, arangije yitegereza abana be, isura ye yari yuzuye agahinda kenshi cyane, ndetse ari kurira amarira menshi. Uyu mugore yari amaze imyaka myinshi cyane, yarize kutazongera kwizera promises cyangwa umuntu umusezeranya ibintu runaka. Uyu mubyeyi arakubwira ati mu buzima abantu baraza bakongera bakagenda, ariko ubufasha buhora buza. Ariko niba ubufasha buje, jya umenya yuko bufite igiciro. Hari igiciro uba ugomba kwishyura cyangwa ukazishyura kuri ubwo bufasha. Nuko Robert arangije aramubwira ati Amaka, ndabizi neza ko ibi bintu bikomeye, ariko mbabarira umpe amahirwe y'umunsi umwe wonyine, iri joro ryonyine, abana byibuze babashe kurya, abana byibuze baryama ahantu heza. Nuko uyu mugore arangije yitegereza abana be mu by'ukuri bari bafite intege nkeya kubera inzara. Nuko arangije mu ijwi riciye bugufi aravuga ati okay nta kibazo, aravuga ati ariko n'iri joro ryonyine. Nuko Robert arangije abafungurira imodoka binjiramo. Nuko muri aka kanya ubwo bari bakira mu modoka, Robert arangije abwira umushoferi ati kata dusubire mu rugo. Robert yahamagaye umutetsi we, arangije amubwira ibyo ategura. Nuko uyu musore mu by'ukuri yashaka yuko Amaka ndetse n'aba bana be barya neza, bakarya ibyo kurya bari bamaze igihe kinini batarya. Nuko ubwo bari bahageze, uyu mugore yabanje kwanga gusohoka mu modoka. Inzu yari muri imbere yari inzu nini cyane, ndetse inzu y'agatangaza. Abana muri ako kanya bahise bafata amaguru ye, abana batangiye kwitegereza ya nzu ukuntu imeze. Mwimbere ino nzu yari nziza cyane, yarimo buri kimwe cyose gihenze. Abana bageze mwimbere batangira kureba buri kimwe cyose, abana batangiye kumva bari excited. Ariko Amaka yarameze nkaho yibuze. Uyu mugore mu by'ukuri yamaze iminsi myinshi cyane ari mu mwanda, ntabwo yumvishaga muri we yuko akwiriye kuba ari aha hantu. Nuko Robert arangije amuturuka inyuma, amufata ku rutugu, arangije amubwira ati Amaka, ntabwo wagombye kwitwara gutya, wowe ndetse n'abahungu bawe mumeze neza, murarinzwe ahangaha nta kibazo. Muri ako kanya buri kimwe cyose cyakimaze gutunganywa kigeze ku maheza, bari mu bitegura kujya kumeza kurya. Ahangaha rero bateguye ibyo kurya byiza cyane. Muri ako kanya rero abana bakicara aho ngaho ku meza, bahise batangira kurya ndetse bafite apeti nyinshi cyane. Amaka we yabanje gusa nkaho atarya, yabaje kubona. Amaka arangije arabitegereza. Mu by'ukuri Amaka yumvise muri we yishimye, hari hashize amezi menshi cyane barya ibyo kurya batoraguye muri bobere, babaho nabi cyane. Kubona abana be bari kurya ibyo byiza, ubu ngubu mu by'ukuri yumvaga byibuze. Robert aho yari yicaye hafi yabo, yabonye yuko uno mugore muri we ari gutekereza, afite ibitekerezo byinshi. Arangije amubwira Amaka, rya ntabwo wagombye kugira ubwoba ubwo ari bwo bwose. Ubwo yafataga ikiyiko, ahangaha uyu mukobwa mu by'ukuri yarimo atitira, ubona atatuje neza. Muri ako kanya ubwo yarazamuye ikiyiko agiye kurya, yahise atangira kurira kugira ngo ahishe amarangamutima. Arangije afata ku munwa. Nuko Robert arangije arabibona, ariko arijijisha agira nkaho atabibonye. Arangije afata ikirahuri ashyiramo amazi, agiherezaho wa mugore Amaka, aramubwira ati nywa amazi, bansome ku mazi. Amaka arangije amazi yahise ayanywa, ndetse ayanywa yihuta cyane. Arangije aramushimira, amuga turakoze. Abana bakomeje rero aho ngaho kurya bishimye cyane.
nuko umwe ndetse afite n'ibiryo mu kanwa arangije areba mama we araseka, aravuga ati mama ibi byo kurya ni byiza cyane mu buzima, ni ibyo kurya bya mbere ndiye. Nuko amakanga yahise aseka ndetse n'amarira atangira gushoka mu maso ye, aravuga ati my love ndabizi. Nuko ubwo bari bamaze kurya abana bahise babajyana mu cyumba bagomba kuraramo. Ahangaha rero ubwo abakozi batangiye kubitaho ndetse baraboza batangira kubaha imyenda myiza yo kwambara. Amaka yarasigaye ahangaha muri salo ndetse ari kumwe na Robert, yari yicaye ku ntebe asa nkaho adatekanye. Nuko Robert arangije yicara hafi ye aramwitegereza neza cyane, arangije amubwira Amaka byagenze gute, ese ni gute wisanze umeze gutya? Nuko Amaka arangije amubwira ati Robert ni inkuru ndende. Robert arangije amubwira ati mfite umwanya. Nuko Amaka arangije asa nk'uwegeranya intoki, nuko hashize akanya arangije yitsa umutima, arangije amubwira ati nari nkiri mutoya ndetse ndiri igicucu. Ubwo nahuye na Amika naketse yuko yari buri kimwe cyose nashakaga. Uyu musore yari umusore mwiza, yari umusore ufite confidence, yari afite uburyo agutwaramo antwaramo nkumva ko niwe muntu nkeneye mu buzima wenyine. Muri ako kanya Robert yahise ahita aceceka, akomeza kumva uyu mugore ibyo ari kumubwira. Arangije amubwira ati uyu musore yansezeranyije kuzampa ijuru ndetse akampa n'isi, yambwiraga ibyerekeranye n'ahazaza ndetse akambwira ibyerekeranye n'inzu nini cyane ndende. Ndangije ndamwizera, ariko ubwo namubwiraga ko ntwite buri kimwe cyose cyahise gihinduka. Nuko Amaka arangije afata pause. Mu by'ukuri amaso yari yuzuyemo umwijima wahahise. Ubwa mbere nkibimubwira yabanje kunyereka yuko yishimye, ariko murebye mu maso mbona ko afite ubwoba. Nuko nyuma y'igihe gitoya yatangiye kujya mpunga, atangira kujya kure yanjye. Ntabwo namuhamagara ngo nyitabe, namwandikiraga message ntansubize. Nuko umunsi umwe byarangiye yagiye gutyo. Nuko Robert arangije aramubaza ati none yaragutereranye aragusiga gutyo? Arambwira ati yego. Amaka arangije aramubwira ati yaransize kandi yasize nta kimwe mfite, nta mafaranga nari mfite, nta kazi nari mfite, ndetse nta muntu wo kumfasha nari mfite. Papa yahise anyirukana mu rugo, arambwira ngo nzaniye umuvumo, nzaniye ikimwaro umuryango. Mama yararize, ariko ntabwo papa yigeze abyemera, nta namwe nari mfite ho kujya. Robert nahuye n'ibibazo byinshi cyane, nagiye nsaba akazi ahantu hatandukanye, nakoze buri kimwe cyose nagomba gukora kugira ngo nite ku bana banjye, ariko ntabwo byari bihagije. Robert arangije asa nk'ufata ku isura. Robert arangije ati uwo mugabo yaragusize agusiga se kuri mu kababaro kangana gutyo, nta nubwo yigeze agaruka ngo arebe abana uko bameze. Amaka arangije azunguza umutwe, aramubwira ati nta na rimwe, nta nubwo yigeze anampamagara byibuze na rimwe, nta nubwo yigeze abamenya, ntabazi. Nuko Robert arangije aramubaza ati none se ubu ngubu ari hehe, waba uzi ahantu ari? Nuko Amaka arangije aramubwira ati ntabwo mbizi. Aramubwira ati narabirambiwe, ntabwo nkimushakisha. Nuko Robert arangije aramubwira ati umugabo nyawe ntabwo ashobora kwirengagiza abana be, ntabwo umugabo nyawe ashobora gusiga umugore yigize gukunda ari kubabara, ari mu bubabare bungana gutyo. Amaka aho ngaho yarasetse arasimayiringa mu gake. Arangije aramubwira ati Mika ntabwo yari umugabo nyawe. Aramubwira ati namugereranya nk'ikintu kibi ariko cyambaye isura nziza. Robert arangije azunguza umutwe. Nuko uyu musore arangije ati uyu mugabo nimufata, akivuga ayo magambo Amaka yahise amufata ukuboko aramuhagarika. Aramubwira ati Robert ibyo ntacyo bivuze, ntacyo bikimaze. Aramubwira ati ikinshishikaje ubu ngubu ni abahungu banjye, abana banjye bakwiriye kubaho, abana banjye bakwiriye ahazaza. Nuko Robert arangije yitsa umutima, atangira gukontorora uburakari bwe. Arangije aramubwira ati Amaka humura, abana bawe bazabona azaza heza. Aramubwira ati ntabwo ugomba kubikora wenyine, ibi ngibi ntabwo nzatuma ubikora wenyine. Muri ako kanya Amaka yatangiye kurira, ariko ahangaha ntabwo noneho yarari kurizwa n'agahinda, ahubwo yararishwe n'ikindi kintu, yararijijwe n'icyizere ahawe. Amaka arangije areba hasi, aramubwira ati Robert nakoze ikosa rikomeye cyane, numvaga ndi proud. Robert arangije asa nk'umwegera. Uyu musore ubwo yamwegeraga ari serious cyane. Aramubwira ati Amaka ntabwo pride ari crime, gushaka ubuzima bwiza ntabwo ari ikosa. Nuko aramubwira ati ariko nirengagije ibimenyetso. Aramubwira ati ubwo nahuraga na Mika abantu bangira inama benshi cyane, ariko ntabwo nigize numva. Nari nzi yuko ndi umuntu w'ismara, ndi umuntu w'umunyabwenge kubarusha,
numvaga yuko urukundo ari rwo rwa mbere, numvaga urukundo ko ruhagije. Robert ahangaha yagumye acecetse atangiye kwitegereza uburyo uno mugore ari kuvuga, nuko umugore arangije arakomeza aravuga ati rero nyuma nubwo ibintu byagenze nabi sinshobora no gusaba ubufasha, nakomeje kwibwira yuko nshobora kubikemura njyenyine, nari nzi yuko rero byibuze ninkomeza nkatana ibintu bizahinduka, ariko byakomeje kuba bibi kurushaho. Nuko arangije asa nk'ureba hanze, arangije amubwira ati nari mfite ikimwaro cyahise hanjye. Nuko Robert arangije azunguza umutwe arambwira ati amaka, nta muntu n'umwe ukwiriye guhura n'ibyakubayeho. Nuko uyu mugore arangije amubwira ati Robert, ikintu kimbabaje nuko ku ishuri nigeze kuguseka, igihe wanshakaga numvaga yuko uri umusore utazagira ikintu azimarira, none reba ni wowe muntu uri kumfasha kandi narakwirengagije, none njyewe wakwirengagije, ni njye muntu udafite ikintu na kimwe. Nuko arangije aramubwira ati ntabwo ubuzima bukora gutyo, uratekereza ko ndi kugufasha kubera feelings cyangwa se uko nakwiyumvaga mu bihe byashize? Arambwira ati amaka oya, ntabwo ndi kugufasha kubera yuko nagukundaga kera, ntabwo ibi ari byo ryahise, ibi ngibi ndi gukora ni ibijyanye no gukora icyakagombwa gukorwa. Kuba nari kugusiga hariya ku muhanda n'aba bana nari kuba nkoze ikintu kibi cyane. Muri ako kanya amaka yatangiye gutitira iminwa, ariko nta kintu na kimwe yongeraho. Nuko Robert arangije amubwira ati amaka, ntabwo wakagombye kumva ufite isoni cyangwa ikimwaro, buri umwe wese akora amakosa. Nuko wa mugore arangije azunguza umutwe, nuko arangije amubwira ati ariko Robert, ntabwo nshaka kukubera umutwaro. Nuko Robert arangije asa n'usekamo arambwira ati uzi ko hari abantu benshi cyane nafashije kandi ntanazi, wowe uri umuntu nakuranye nawe, uri umuntu nzi, ndetse uri umuntu rimwe nigeze gukunda. Nimba nshobora gufasha abantu ntazi, ni gute we ntagufasha? Muri ako kanya amaka yahise atangira kurira, ariko muri ako kanya yahise yihanagura, arangira amubwira ati ntabwo nshaka kwiyumva ko muri njyewe hari umuntu ugomba kugira icyo amarira. Robert arangije aramwitegereza, arangije amubwira ati ibi ngibi ubifate nk'amahirwe ya kabiri, ntubifate nk'aho ari ideni, ubifate nk'aho ari amahirwe yawe yo kugira ngo wongere uhaguruke. Nuko uyu mugore arangije yitsa umutima atangiye kwitegereza ku ntoki ze. Nuko arangije aramubwira ati okay Robert, nzagerageza